Ndabaramukije cyane, amahoro y'Imana abane namwe kandi Uwiteka abishimire. Umwami Imana abakomeze kandi ababere byose muri byose. Nk'uko bisanzwe rero tugiye kurebera hamwe, tugiye kwigira hamwe nanone icyigisho gikubiyemo amagambo atubwira ijambo kwizera. Uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe amagambo atari make, ntabwo nababeshya ngo mbabwire ngo ni amagambo make, ngo sindi bubatindire, ngo sindi bubarambire, ariko icyo nababwira cyo ni uko ntabwo muri buze kwicuza, ntabwo muri buze kurogereta, ntabwo muri buze kuvuga ngo iyi video cyangwa se iki cyigisho cyangwa se ibi bintu tubitereyeho iki umwanya. Ijambo ry'Uwiteka rero ritwereka yuko ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yemerwa. Kwizera niko kwatumye Ana yizera akabona umwana mu gihe cy'izabukuru. Kwizera niko kwatumye intare zireka inyama zikanga kurya Daniyeli. Kwizera niko kwatumye Saduraka, Meshake na Abedinego badashya, baca mu muriro bakavamo bemye. Kwizera niko kwatumye ku kidendezi kinini i Betisida wari uhamaze imyaka 38 ari ikirema yongera kubona ubuzima. Kwizera niko kwatumye kwa Yayiro umwana yongera akabaho, akazurwa. Rero kwizera kurarema. Kwizera ni ishingiro ry'iki ry'ubuzima. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo tugire kwizera, ngo turamutse tugize ngo kwizera ngo niyo kwaba ari guto cyane, ngo kungana nuko akabuto k'iki ngo ka sinapi, ngo twakwimura imisozi, ngo twategeka ibintu byagenza gute, ngo byatwumvira. Rero uyu munsi tuje kuganira ku magambo meza, ntago ndi bubakange, tuje kuganira noneho ku magambo avuga ngo kwizera. Kwizera ni ryo shingiro rya byose. Kwizera ni base, kwizera ni fondasiyo, kwizera ni piniye. Igihe hari ukwizera ibintu byose bigenza gute? Ibintu byose birashoboka. Haleluya. Umufaransa yaravuze ngo croiserema, ngo pariseke, kuko ngo byose tout est possible à celui qui kikuruwa. Haleluya. Ngo mwizere, ngo twizere, ngo kuko byose bishobokera umuntu ugenje gute? Umuntu wizera. Haleluya. Rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe amagambo meza, amagambo nahaye umutwe uvuga ngo kwizera. Iyo hari ukwizera ibintu byose bigenza gute? Birashoboka. Nta kintu kidashoboka mu kwizera. Ibintu byose bishobokera iyo tugenje gute? Iyo twizeye. Ijambo ry'Iteka riravuga ngo Yesu Kristo niwe wivugiye ngo mwizere Imana nanjye mugenze gute? Ngo nanjye munyizere. Yesu Kristo niwe wivugaga, Yesu Kristo niwe wavugaga ngo mu rugo rwa data hariyo amazu angana gute? Ngo hariyo amazu menshi, ngo ariko ngiye abatarahari mba ngenje gute? Ngo mba mbabwiye ngo kuko ngiye kubategurira hehe? Ahanyu. Ngo aho muri nako aho ngiye, aho nzaba ndi, ngo namwe muzagenze gute? Namwe muzabeyo. Rero dukwiye kugenza gute? Dukwiye kwizera. Muri ubu buzima dukwiye kubaho dufite ibyiringiro. Muri ubu buzima dukwiye kubaho dufite kwizera, tukizera Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo yavuze ko ari we nzira y'ukuri ndetse n'iki n'ubugingo. Ngo abamwizera, ngo unyizera wese naho yaba yarapfuye, haleluya, ngo azongera agenze gute? Azongera abeho. Rero iyo umuntu adafite ibyiringiro, umuntu ntagire kwizera, abaho yiganyira, abaho arushywa n'ubu buzima, ariko akabaho yivovota. Kandi ngo kwiganyira no kwivovota, ibyo ngibyo ngo bibarizwa mu bintu bihinyuza iki? Bihinyuza Imana. Rero mbahaye ikaze nk'uko bisanzwe kuri uyu murongo mugari w'ivugabutumwa wagubwa neza, kandi nk'uko biri mpora mbifuriza kugubwa neza mu mutima. N'uyu munsi reka mbifurize rero kugubwa neza mu mibereho yanyu, mu mikorere yanyu, mu byo mukora, mu byo muvuga, muri byose byanyu muba amahoro, kandi umwami Imana abakomeze ababere byose muri byose. Mureke rero twicishije bugufi, twambaze umuremyi, twambaze Imana, dusenge, maze dukomeze n'aya magambo meza atubwira ibyo kwizera. Turarebaho byinshi bigiye bitandukanye, ntaba ari twe ahubwo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Data mwiza, byiringiro bizima, soko y'amahoro, twongeye kugushima, tugushimira ubuntu bwawe,
twongeye kugushima tugushimira ineza yawe, twongeye kugushima tugushimira urukundo rwawe. Muri aka kanya abahungu n'abakobwa tuje imbere y'ubwiza bwawe. Muri aka kanya ababyeyi, abapapa, abamama tuje imbere y'ubuntu bwawe. Twikubise imbere yawe Mwami Imana, dupfukamishije aya mavi y'imibiri n'ay'imitima kugira ngo utubabarire ibyaha byacu. Tugiye kurebera hamwe Data mwiza amagambo avuga ijambo rimwe, ijambo rivuga kwizera. Reka Mwami Imana njyewe ubwanjye ugiye kugira icyo ngeza kuri bene Data, ku babyeyi, ku bavandimwe, ku rungano, ku bo nduta ndetse n'abanduta, ntaba ari njye ahubwo izina ryawe Mwami Imana rihabwe icyubahiro. Uwiteka Mwami Imana, nsabiye abangaba bazumva iri jambo, harimo wenda abarwayi, harimo abashonje, harimo imfubyi, harimo abapfakazi, harimo indushyi, harimo abababajwe, abakomerejwe mu buryo bugiye butandukanye. Abo bose ubarebesha amaso yawe y'imbabazi. Uwiteka ubahe kwihanganira ibibagerageza, ubahe kwizera yuko uri Imana uriho kandi yuko uzahoraho. Ubahe kwizerera mu bibazo byabo, ubahe kwizerera mu bupfubyi bwabo, ubahe kwizerera mu bupfakazi bwabo, ubahe kwizerera mu ngorane zabo. Uwiteka vuba aha Mwami Imana ubarememo ibyiringiro ndetse n'amashimwe. Ubwo uzagaruka twese ntituzakorwe n'isoni, ahubwo tuzishimire kugusanganira. Mwami Imana mubyeyi mwiza, reka ubagirire neza, reka ubakomeze, reka udukomezanye, reka utwambike imbaraga zawe, reka utwambike ubuntu bwawe. Ijambo ryawe riravuga ngo mu minsi y'imperuka ngo hazabaho ibihe birushya, ngo ubwo benshi bazaba bikunda, ngo abantu bazaba batumvikana, ngo urukundo rwa benshi ruzakonja, ngo ariko ikibabaje ngo nuko hazaduka abahanuzi b'ibinyoma. Mwami Imana ndakwinginze kugira ngo iby'iri jambo Nyagasani nibihinduke ibinyoma ku bwacu, ahubwo iri jambo rikomeze ribe ukuri ku bwawe, kuko warivugiye ngo ni wowe nzira y'ukuri ndetse n'iki n'ubugingo. Komeza utubere ukuri kandi utubere ubugingo. Ikiruta byose Mwami Imana ibigiye gutambuka muri aka kanya nibice mu gutwi kumwe ngo bihinguke mu kundi, ahubwo bizatubera impamba n'urwego bizatugeza mu bwami bwawe. Bana natwe na hose muri byose, ikiruta byose izi gahunda zose uziyoborere, kandi nizigera ku musozo amahoro turashima izina ryawe. Rero Mwami Imana, reka tugusabe duti ibyo ushima, ibyatuma twitwa abana bawe, bikaguhesha icyubahiro mu isi no mu ijuru, biduhe no bakwambaze mu izina rya Yesu, amen. Rero nshuti bavandimwe bene Data, uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe, tugiye kuganirira hamwe amagambo avuga kwizera. Ese kwizera ni iki? Iyo tugiye mu by'ubu buzima, iyo tugiye mu by'ubu bugingo, iyo tugiye muri iyi mibereho, tubona ijambo ryitwa kwiringira, tukongera tukabona n'ijambo ryitwa kwizera. Bakavuga ngo wiringira umwana w'umuntu agenze gute? Avumwe. Muvandimwe mwene Data, nta wundi ukwiye kwiringirwa, nta wundi ukwiye guhangwa iki? Amaso. Abana b'abantu barahemuka, kubera yuko nabo babizi neza yuko bahemuka, bageraho bakagira n'inyuro, bagacyurirana, ngo abiringiye abantu barabahemukira, ngo babahanga amaso bakabakoza iki? Isoni. Ngo ariko Yesu ntujya ugenza gute? Ngo Yesu we ntabwo ujya uhemuka. Uko niko kuri, Yesu ntagenza ate? Ntabwo ahemuka. Rero ibihe biragenda bikatugora, bikaturushya, bikatuzahaza, bikadukoza hirya no hino, tukamera nka cya gihe abigishwa bari mu bwato bari kumwe na Yesu, ngo umuraba waraje umaze kuza, ngo urabatinyisha, ngo uteragana ubwato, ubukoza hirya ubugarura hino, left right gauche droite, ngo abigishwa bagira ubwoba, ngo barataka cyane, babwira Yesu Kristo bati mbe mwigisha, ko tubona we wisinziriye, nta kintu bigutwaye, nta kintu bikubwiye, kandi tugiye kurohama. Baramubwira ati wake up, byuka. Nyamara ijambo ritwereka yuko ngo Yesu Kristo cyangwa se Imana ntago baryama nibagoheka, kuko bibaye twagenza gute? Twashira. Maze Yesu Kristo arangije abararanganyamwe amaso, acyaha umuraba, arangije arababwira ati mw'abantu mwe mwebwe mufite kwizera guke, murabafite kwizera guke, mwabafite ukwizera guke mwe. Mureke twe kugira ukwizera guke.
mureke tugire ukwizera, mureke twizere kuko byose bishobokera uwizeye. Hari urugendo njya ndeba cyane nkarwibazaho, urugendo Aburahamu yakoranye n'umwana we w'ikinege, umwana w'isezerano, umwana yari aronse mu zabukuru, umwana yari aronse yaramuruhiye, umwana yari yarasengeye. Uyu mwana yitwaga Isaka, yakoranye urugendo na se rukomeye cyane rwo kuva mu rugo rwa Isaka, rwo kuva mu rugo rwa Aburahamu ariho iwabo wa Isaka bagana ku musozi Moriyo. Uyu musozi watambirwagaho ibitambo. Ariko ngo Imana ishaka kugerageza ukwizera n'ukwihangana kwa Aburahamu, irangije iramubwira iti, Aburahamu, ndashaka yuko untambira uyu mwana wawe inde? Isaka, umwana w'ikinege mesherezame. Uyu mwana Aburahamu yari yaramubonye agenje ate, yarasenze, yaragize agahinda, ariko ngo amubona mu zabukuru. Bukeye Imana iramubwira iti, Aburahamu we, ndashaka yuko untambira Isaka. Ahangaha ntabwo byoroshye, ariko ngo Aburahamu mu kwizera yizera Imana, arangije aravuga ati, ntabwo nabireka. Asezeranira Imana yuko agomba gutamba inde? Isaka. Ntabwo wakwibaza nimba Aburahamu yarigeze agisha inama Sara ngo amubaze nimba bazatamba Isaka. Ntabwo numva yuko yari kubibwira Sara. Sara wari ushaje, Sara wari umukecuru, ngo Aburahamu agenda amubwire yuko agiye gutamba Isaka babonye baronse mu zabukuru. Maze Aburahamu afata initiative, afata umwanzuro, afata decision yo kujya gutamba nde? Yo kujya gutamba Isaka. Isaka yari ari kumwe na se n'ababaherekeje mu nzira. Isaka nawe yagize kwizera. Haleluya. Nawe ugira ukwizera nk'uko Aburahamu n'umuhungu we. Mu nzira Isaka baza se ati, mbese data, mbese papa, mbese ko mbona umushyo, ko mbona umuriro, ese intama yonswa iri hehe? Igitambo kiri he? Aburahamu mu kwizera asubiza Isaka ati, humura mwana wanjye, uko byagenda kose Imana irishakira iki? Igitambo. Uyu munsi wa none Imana yakwishakira igitambo. Icyo usabwa, icyo nsabwa ni ukwizera gusa. Haleluya. Kuri wa Serema, izere byonyine, kuko ngo byose bishobokera ugenje gute? Uwizeye. Baragenda, barakomeza. Iyi nkuru ya Aburahamu na Isaka tuyibona mu itangiriro. Baragenda nuko ngo bageze ku musozi Moriyo, Imana yihesha icyubahiro, Imana irigaragaza. Ariko mwumva ibintu byabaye. Uyu Aburahamu nabo bari kumwe bageze ku musozi Moriyo, aho Aburahamu yagombaga kujya gukinjira Isaka, aho Aburahamu yagombaga kujya gutambira Isaka. Ngo yasezeye abari bamuherekeje, arababwira ati, turagiye. Ajyana nande? Na Isaka. Arangije arababwira ati, ndagiye na Isaka kandi turagaruka. Ariko Aburahamu icyo yarazi neza nuko yagombaga gutamba umuhungu we. Ntabwo muri we yumvaga ko uyu muhungu ari bumugarura atamutambye, ariko abo bari kumwe bari bamuherekeje arababwira ati, reka njyane na Isaka hirya hano, nuko igihe nikigera turagaruka kandi ndagarukana na Isaka. Abari baherekeje Aburahamu ntabwo bari bazi yuko igitambo ari Isaka, ariko babyibazagaho bakavuga bati, ko tubona ibi n'ibi, ese intama iri he? Ariko nshuti bavandimwe bene data, no mu bibazo hashobora kuvamo iki? Igisubizo. No mu ngorane hashobora kuvamo iki? Igisubizo. Nuko Aburahamu aragenda. Aburahamu amaze kugenda ari kumwe na Isaka, bigiye imbere aho yagombaga kumutambira. Nuko Aburahamu abwira Isaka ati, mwana wanjye, ni wowe gitambo Imana yishimiye, ni wowe ngiye gutamba ubu aka kanya. Isaka mu kwizera abwira se ati, bibe uko Imana ishaka,
bavandimwe bene data, mu bibazo byanyu, mu ngorane zanyu, mu bigeragezo byanyu, mujye muvuga muti bibe uko Imana igenje gute ishaka. Nuko Isaka abwira se ati bibe uko Imana ishaka. Isaka aremera, yemerwa gutambwa. Isaka aremera, yemera gukinjwa. Nuko ngo Aburahamu arangije ategura byose, igicaniro aragitunganya. Amaze kugitunganya, igicaniro ntabwo yari kucyatsa atararambikaho Isaka. Nuko Aburahamu amaze gutunganya byose, amaze gutegura igicaniro, amaze kukigira neza, aboha Isaka. Amaze kumuboha amushyira ku gicaniro. Yari kuyita acana, ubundi akaba aratambye. Nuko amaze kumuboha amushyira ku gicaniro, akura icyo bakoreshaga, nicyo twakwita umushyo. Nuko agikuraho cyari kiri, agira ngo amukinje. Ijwi rivugira mu bwami bwo mu ijuru riti, Aburahamu, have, rekera, mbonye kwizera kwawe uko kugenje gute, uko kungana. Uyu munsi hakenewe kwizera kwawe. Uyu munsi w'igeragezo ucamo, ingorane ucamo, ubupfubyi urimo, ubupfakazi urimo, ingorane urimo, ibyo byose ubona bikuzengurutse, hakenewe ukwizera kwawe. Ese mu bupfakazi bwawe wizera gute? Ese mu bupfubyi bwawe wizera gute? Ese mu kubura urubyaro kwawe uri kumwe n'ababyaye wizera gute? Wihangana gute? Haleluya. Nuko ngo Imana ibwira Aburahamu iti, have, rekera, mbonye ukwizera kwawe uko ariko. Nuko ngo imwerekaho igitambo kiri. Ngo hafi aho ngaho hari ibiti, ngo hari isekurume y'intama, hari imfizi y'intama, ngo yari ifite amahembe, ngo ariko ngo ayo mahembe, haleluya, ayo mahembe ngo yari yafashwe n'ibiti. Iyi sekurume y'intama yashushanyaga nde? Iyi sekurume y'intama yashushanyaga Yesu Kristo. Kuba ku mutwe wayo amahembe yari yarafashwe mu biti byashushanyaga iki? Byerekanaga uburyo ki Yesu Kristo azaterwa mu mutwe amahwa, ikamba ry'amahwa. Nicyo byashushanyaga, nicyo byerekanaga Yesu Kristo uzaza akaba impongano, akaba incungu y'abari mu isi yose. Nuko Aburahamu abona isekurume y'intama yafatiwe mu biti, amahembe yayo yabohewe hehe? Mu biti. Y'imfizi, iyi sekurume yashushanyaga Yesu Kristo uzaza akaba incungu, akaba impongano y'ibyaha by'abari mu isi bose. Uku gufatwa kwayo mu mutwe wayo byashushanyaga rya kamba ry'amahwa ryambitswe nande? Na Yesu Kristo. Ibi byari imbere yo kuza kwa Yesu Kristo. Nuko Aburahamu arangije abohora Isaka, arangije atamba ya ntama, atamba ya sekurume. Izina ry'Imana rihabwa iki? Rihabwe icyubahiro. Amaze gutamba icyo gitambo, asubiranayo na Isaka. Mwumva inkuru nziza yabonetse n'amashimwe hehe? Muri babandi bari baherekeje Aburahamu. Ntabwo Bibiliya iducukumburira ngo itubwire ibyo bavuze nyuma. Nta nubwo nanjye nongeraho ibyo wenda ibyo batavuze. Ni nako biri. Ariko ibyishimo n'umunezero byari byinshi. Bavandimwe bene data, dukwiye kwizera. Uko byaba bimeze kose dukwiye kwizera. Imfatiro zivuyeho dukwiye kwizera. Ubundi tugasenga. Kuko byose bishobokera umuntu ugenje gute? Umuntu wizeye. Daniyeli na bagenzi be bahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Daniyeli na bagenzi be bajyanywe mu gihugu cy'i Babuloni nk'abanyagano. Ariko ngo barabahanga, barabanyabwenge. Nuko bageze i Babuloni bahasanga ubwami bwasengaga ibigirwamana. Ubwami bwari bwarashayishije. Ariko ngo banga kwifatanya nabo, banga kwifatanya nabwo, banga kwiyanduza, banga gukoresha ibyiyo ngiyo n'imigenzo yabo. Barabyanga kubwo kwizera.
ariko abo bari basanze barababwira bati Daniyeli, wowe na bagenzi bawe nimuramuka mutagize uku n'uku, muri ubu bwami bazabica, muri ubu bwami bazabatsemba, muri ubu bwami bazabahitana. Ariko Daniyeli na bagenzi be Saduraka, Mishake na Abedinego, ayo ni amazina bari barahawe bageze ahangaha, yari amazina y'ibigirwamana. Barabanje babahindurira amazina. Burya izina ni ikintu gikomeye cyane. Uzirinde ikintu cyaguhindurira izina, uzirinde ikintu cyakwanduriza izina, uzirinde uburyo ki nawe ubwawe wakwihindurira izina. Ariko Daniyeli na bagenzi be babahindurira amazina, babaha amazina y'ibigirwamana by'i Babuloni, kugira ngo babasanishe n'inzira bagezemo, kugira ngo babasanishe n'ubuzima bagezemo, kugira ngo nimba yumva yitwa ikigirwamana cy'ubusambanyi avuga ati nawe ninjye murida, ninjye muyobozi, ninjye ukuriye ibi bintu. Ariko mu mitima yabo ngo bagambirira kutizera, bagambirira kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, kubera ukwizera bari bagenje gute bari bafite. Uyu Nebukadinezari iyo tumusomye tumubona muri Daniyeli. Uyu Nebukadinezari yari yarahawe imbaraga zikomeye cyane. Uyu mwami Nebukadinezari iyo dusomye amateka yiwe tukareba uburyo ki Imana yari yaramuhaye igitinyiro, tukareba uburyo ki uyu Nebukadinezari ngo yicaga agakiza, ngo yakizaga uwo ashatse, ngo akica uwo ashatse, ngo icyubahiro n'igitinyiro Imana yamuhaye ngo yabikoresheje mu buryo budakwiye. Bavandimwe bene data, ashaka kwigira umwami w'abami, ashaka kwigira igihangange, ashaka kwigira umuntu ukomeye cyane. Maze Nebukadinezari amaze kubona ubuhanga bwe, ugukomera kwe, icyubahiro cye, ngo nuko ngo yigira inama ngo yo kwiremera indi mana, yigira inama yo kwiremera ikindi kintu gikomeye ngo cy'igihangange kizatuma isi yose igenza gute imusobanukirwa ikamumenya. Kwibona ni ikintu kibi, kwishyira hejuru no kwiyemera ni ikintu kibi. Uyu Nebukadinezari turamubona muri Daniyeli, tumubona mu bice bitandukanye. Uyu Nebukadinezari, uyu mwami w'i Babuloni, ngo mu kibaya cya Dura ngo ashaka kwiremera ngo imana, nk'uko biri ngo arangije ngo ahubaka igishushanyo, ahashinga igishushanyo cy'ikigirwamana ngo kinini cy'agaciro kenshi cyane, cy'agaciro k'amafeza n'amazahabu. Ngo iki kigirwamana ngo cyari gifite agaciro gatangaje. Ariko ngo yifuzaga yuko ngo ab'isi bose ngo bajya bamuramya, ariko ngo bakamuramya banyuze hehe? Kuri iki kigirwamana. Nuko ngo atumira abantu bose, abahanga, abanyabwenge n'abandi bami, arabakoranya, abakoranyiriza ahangaha mu kibaya cya Dura ngo kugira ngo baramye n'ikigirwamana cye. Nshuti bavandimwe bene data, mu kwizera byose birashoboka. Mu kwizera nta kidashoboka, mu kwizera nta kinanira Imana, mu kwizera nta kintu n'iki na kimwe cyabasha kugenza gute kutabaho, byose bibaho. Nuko ngo abantu bari bakoranye, ngo bari bateranye, ngo bari benshi cyane, ngo bari bahuzuye, bahahundaje. Nuko ngo aba ba Daniyeli, aba ba Mishake, aba ba Saduraka, aba ba Abedinego, ngo nabo bari bagenje gute, bari bahari, bari batumiwe, bari abahanga, bari abanyabwenge, hano i Babuloni barabemeraga. Ariko ngo bari baranze ngo na kera kose ngo kwifatanya n'iki, kwifatanya n'ibintu byakorerwaga hano muri ubu bwami bw'i Babuloni. Tuzi neza yuko ngo Daniyeli baramwanze, bamaze kumwanga yizera Imana, bamuha intare, bamaze kumuha intare zari zarashonjeshejwe ngo zigenza gute, ziramwanga, zanga kumurya. Mu rwobo rw'intare Daniyeli yavuyemo ari muzima kubera kwizera. Nuko ngo ahangaha muri iki kibaya cy'Idura, ngo ubwo bari bakoze uyu mugambi wo kugira ngo Nebukadinezari aramisha abantu bose ikigirwamana yari yakoze, ngo bari bahari abanyacyubahiro bakomeye, ngo aba basore batatu bari ahangaha, ariko baragambirira mu mutima wabo bati ntabwo dushobora gupfukamira ibi bigirwamana by'uyu Nebukadinezari.
barababwira bati nimutabikora murapfa. Baravuga bati naho itagenza gute itadukiza ntabwo dushobora ntabwo dushobora gupfukamira ikigirwamana kubwo kwizera, naho bitashoboka, naho utabyara, naho utabona akazi, naho utabona imibereho myiza, naho urugo rwagenza gute, kubwo kwizera hari icyo Imana yakora. Haleluya. Nuko ngo bavuza inzambya, bavuza impanda, bavuza amafirimbi, bavuza amakondera, bavuza amashakwe, bavuza byose, bararangurura bati nimwumve iki n'iki kivuze, haraba hagiye gukorwa iki, nimwumve iki n'iki kivugijwe, haraba hagiye gukora iki, bati nimwumva noneho iki ngiki kivuze, mwese mwuname, nimumara kunama muhereze iyi Mana icyubahiro. Nuko ngo bakora imihango yabo yose, bamaze kuyirangiza bagera aho noneho ngo bavuza impanda ya nyuma cyangwa ifirimbi ya nyuma, ngo noneho ngo buname, ngo bose bakubita umutwe hasi, ngo hasigara ba basore bangahe? 3. Nebukadinezari bimutera agahinda, aravuga ati bano bantu baransuzuguye, abami b'isi yose banyobotse, ariko aba bantu bangahe bonyine badafite n'ijambo nibo bansuzuguye. Ngo azabiranywa n'iki? N'uburakari. Ngo ategeka yuko bakongeza iki? Itanura ryaka umuriro. Ngo noneho ngo bagenze gute? Babajugunyemo. Ngo bashatse abagabo b'inkorokoro, ngo umuriro wari wakijwe, ngo umuriro wari wenyegejwe, umuriro ngo wari umuriro. Ngo nuko barangije bafata abo bagabo bangahe? 3, ngo bajugunywa mu muriro. Ngo ariko ababajugunyemo ngo bari abasore mu buryo bukubye abo ngabo kangahe? Inshuro zitabarwa. Ngo ariko bya bisore byajugunye Saduraka na Meshake mu muriro, ngo by'umuriro wabikubitiye hehe? Hejuru. Ngo Saduraka na Meshake na Abedenego mu muriro iyo ngo barimo, ngo ntacyo bigeze bagenza gute? Ntacyo bigeze baba. Byose mu kwizera birashoboka. Ngo mu muriro bagezemo barangije bagenza gute? Baratembera, bawutemberamo. Ngo nuko ngo abantu bajya kureba uburyo ki babaye ivu, babaye amakara, babaye umuyonga. Ariko ngo batungurwa no kubona ngo Saduraka na Meshake na Abedenego bakiriho ari bazima, bari kugenda mu muriro. Ngo birabatungura cyane, bagira ubwoba. Barangije babwira Nebukadinezari bati ngwino urebe ibyabaye, ba basore ni bazima, ariko ababatayemo dore bagaramye hano hejuru, bapfuye batagiye mu muriro, ariko abajugunywe mu muriro baracyariho, bariho, barahumeka, bariho. Nuko Nebukadinezari ajya kureba. Ngo agiye kureba ngo mu muriro, ngo abona ngo abasore ngo ntabwo bakiri 3, ngo ahubwo babaye 4, ngo ariko ngo uwa 4 ngo yasaga n'umwana w'Imana. Haleluya. Nshuti bavandimwe bene data, ibi byose tuba twigira ntabwo Imana tuyiyobewe. Ngo Nebukadinezari ngo yararebye ngo asanga ngo uwa 4 asa n'umwana w'iki? Haleluya. Before yuko bagera mu muriro, Yesu Kristo yari yabatanzemo. Before yuko bagera mu muriro, Imana yari yagezeyo. Burya mu bibazo byawe ubustaragoringa, wibaza what are you gonna eat tonight? Wibaza uti mbese biragenda gute? School fees iraza kuva he? Ese ko ntabyaye ninde nzatuma kuvoma? Ese ko ntize nzabona akazi gute? Ese ko ndi imfubyi bizagenda gute? Ese ko ndi umupfakazi, umugabo wanjye apfuye bizagenda gute? Ese uko byamera kose, abatera nkunga muri iyi si bapfuye, abafatanyabikorwa muri iyi si bapfuye, ibyo wari wiringiye byose bigiye, hari Imana iba yahageze. Haleluya. Imana yari yabatanze hehe? Mu muriro. Ngo nuko ngo barangije bagenza gute? Basohoka mu muriro. Haleluya. Ngo nta n'umwotsi wabatumyeho, ngo nta n'umwotsi wigeze ubatumaho, nta n'umwotsi wigeze ubarangwaho. Ngo basohoka mu muriro, basohoka mu muriro bagenza gute? Baririmba. Ngo nuko ngo uyu mwami aravuga ati guhera uyu munsi wa none nta yindi Mana ikwiye kugenza gute? Ikwiye kwizerwa. Nta yindi Mana ikwiye gusengwa. Burya mu kwizera ibigirwamana bihinduka ubusa. Mu kwizera ibintu byose birahinduka. Uyu munsi nakurarikira kwizera.
uyu munsi nagusaba kwizera nagusaba kugira ukwizera nk'ukwa Aburahamu. uyu munsi nagusaba kwizera nk'ukwa Mishake na Saduraka na Abedinego. uyu munsi nagusaba kugira ukwizera nk'ukwa Daniyeli. Daniyeli yarizeye bamushyira mu rwobo rw'intare, intare ntizamurya. Daniyeli yarizeye yanga kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, ahinduka umuntu wanejeje Imana. Nuko n'aba basore barizeye babajugunya mu rwobo rw'itanura rwakaga umuriro, bavamo bashima Imana. Nawe wizere mu bibazo byawe, gira ukwizera mu bupfubyi bwawe, gira ukwizera mu bupfakazi bwawe. Amajoro urara usenga usaba Imana urubyaro, gira kwizera, kuko na Ana yabyaye ashaje ku myaka utavuga. Gira kwizera, byose bishobokera uwizeye. Amasengesho urara usenga usaba akazi, gira kwizera, kuko twabonye abapfakazi babayeho ari bo bonyine, bakiberaho gutyo badafite ababafasha, kugeza n'ubwo basanzwe bagasabwa utwo bari basigaje ngo bipfire, ariko bagira ukwizera intonga zabo ntiziburemo ibyo kugenza gute, ibyo kurya. Gira kwizera mu mashuri wiga, gira kwizera mu bintu byose uba muhura nabyo, gira kwizera. uyu munsi wa none birashoboka yuko hari ikibazo waba ufite, uyu munsi wa none birashoboka yuko hari ingorane waba ufite, uyu munsi wa none birashoboka yuko hari ukuntu waba ubona ubuzima butagenda neza, ariko gira kwizera, wizere Imana gusa, kuko byose bishobokera ugenje gute, uyizeye, ngo uyiringiye, ngo naho umuntu yaba yarapfuye, ngo ariko ngo agapfa yizera, ngo azongera kugenza gute, azongera kubaho. Haleluya. Ijambo narifite uyu munsi wa none ryatubwiraga kwizera. Ijambo narifite uyu munsi wa none ryavugaga ngo izere, uko byaba bimeze kose, uko ubuzima bwaba buri kose, gira kwizera, kuko byose bishobokera umuntu ugenje gute, umuntu wizeye. Nari nguciriye muri make yabagize ukwizera, ibintu bikagenza gute, ibintu bigahinduka. Dusigaranye iminota mike cyane, ndagira ngo ngusabe ukwizera. Dusigaranye iminota mike cyane, ndagira ngo nkurarikire kuba umuntu mushyashya, ndagira ngo nkurarikire guhinduka mu mibereho yawe, ndagira ngo nkurarikire guhinduka mu ngorane zawe, ndagira ngo nkurarikire guhinduka mu bikurushya ndetse no mu bikugerageza. Ukure amaso ku bana b'abantu, ukure amaso ku bihendo by'isi. Hari abizera bakizera ubuzi bwabo, ejo bakabwirukanwaho. Hari abizera bakizera abafasha babo, abatware babo, ejo urupfu rukabatwara bagatandukana. Hari abizera bakizera abana babo bize baminuje, bari mu bihugu byo hanze, bafite amafaranga, ejo abana babo bagapfa bagasigara ari bonyine. Hari abizera bakizera bene wabo bakize bakungahaye baba hehe na hehe, ariko ejo n'ejo bundi bagakuraho amanimero ya telefone bakabakupa, ntibongere kujya bababona. Hari abizera bakizera ibintu bigiye bitandukanye. Mu byo wizera byose umunsi wa none ndagira ngo nkubwize ukuri yuko Yesu niwe nzira y'ukuri ndetse n'iki n'ubugingo, niwe wo kwizerwa, naho ibindi byose n'ibihendo by'isi. Yesu Kristo niwe wenyine wo kwiringirwa. Vana amaso ku bidatunganye maze wizere Yesu Kristo. Uko byaba bimeze kose ntibyananira Imana, uko byaba biri kose ntibyananira ijuru. Izere Yesu Kristo, kuko ngo byose bishobokera umuntu ugenje gute, umuntu wizeye. Ibyo nagusabira, ibyo nabasabira, nanjye nisabira muri uyu munsi, nuko twasaba imbaraga z'ijuru zikatwuzuriza, zikatwongerera kwizera, kuko mu kwizera niho byose bigenza gute, niho byose bikemukira. Umuririmbyi yaravuze ngo hari Yesu wita kube, ngo hari Yesu utadutererana, ngo nitujya tugira ibibazo, ngo nitugashakira ahandi, ngo tujya dutabaza Yesu, ngo kuko aratabara, we agenza gute, arabihamya. Nanjye ndabihamya, Yesu Kristo arasubiza. Twarabo kurimbuka tukagenda nitwibukwe, maze Yesu Kristo arahagoboka, atubera umurengezi. Nubwo byari bikomeye, nubwo byari birangiye, ariko yatubereye umurengezi, yatubereye umucunguzi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nshuti, muvandimwe, mwene data, wowe ugowe, wowe ubabaye, wowe ufite ibibazo, wowe ufite ibigeragezo, wowe ufite ingorane, wowe w'imfubyi, wowe ufite ingorane, wowe w'umupfakazi, wowe ufite ingorane, wowe udafite umwana, wowe ufite ingorane, wowe ugowe n'ubuzima,
izere Yesu Kristo kuko byose bishobokera uwizeye. Mugubwe neza mu mutima kandi amahoro y'Imana abane namwe none n'iteka ryose ku bwa Yesu. Amen.